Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Ubu ni ubusobanuro bw'amwe mu mazina twabajijwe n'abakunzi bacu, ariko nubwo badusabye ubu busobanuro banadusabye kubabwira imico cyangwa se ibiranga abantu bitwa aya mazina. Wibutsa ko niba nawe hari izina ufite ushaka kumenya waryandika muri komenti hanyuma tukazariheraho ubutaha. Tubane kubera ko aya mazina uri buze kuyakunda. Umukunzi wacu yatubaje izina Malik. Malik ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura umwami. Ba Malik rero ngo ni abantu bagaragara nk'abayobozi, bigirira icyizere ndetse ngo bakaba n'abanyembaraga. Ngiyo bavuga mu bantu, abantu bakunze kubatega amatwi kubera ko ibyo bavuga ngo ni ibintu biba birimo ubwenge kandi biryoheye amatwi. Ngo ni abantu batekereza cyane kandi bakagira inzozi zo kugera kure hashoboka. Ngo ni abantu bafata inshingano kandi bakazamura n'abo bari kumwe. Ngo ni abantu bahabwa icyubahiro mu bandi ntabwo bagisaba. Ni abantu bazi kurinda ibyo bakunda, bita ku byo bakora, ngo baba abanyakuri kandi ngo bakunda n'imiryango yabo. Ngo ni abantu bakunda kubaka ibintu bikomeye. Ngo ntabwo bakunda kuvuga bwa mbere, batega amatwi hanyuma bakavuga nyuma. Ariko ngo ijambo ryose bavuze buri wese yishimira kuryumva. Bakunze kuba abayobozi b'inganda zikomeye, abafashamyumvire, abanditsi, abacamanza ndetse n'abavuga rikijyana. Mu rukundo ngo ba Malik ni abantu barinda abo bakunda cyane kandi bakababaho abanyakuri. Ngo ntibapfa gukunda byoroheje, ngo ariko iyo bakunze baba bakunze. Ngo bafata urukundo nk'impano idasanzwe yo kurindwa ndetse no kwitabwaho. Ba Malik ngo kubera ko biyumvamo imbaraga z'ubuyobozi, ngo ntabwo bakunze kugira ubwoba. Bakunze kuba romantike cyane iyo bagukunze, ngo kandi babikwereka mu bikorwa kuruta amagambo. Ngo akwereka ko agukunze by'ukuri, ngo ntahaguhisha ndetse ngo nawe iyo uri mu rukundo nawe ubibonesha amaso yawe ko agukunda. Agukunda nk'umwamikazi ubereye umwami. Ba Malik rero ngo bagira ishyaka cyane ku buryo umukomoka wese aba agomba kugira agaciro. Undi mukunzi wacu yatubaje izina Gabriela. Gabriela ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura Imana n'imbaraga zanjye. Ba Gabriela bakunze kuba beza, abagwaneza kandi ngo barakundwa. Bagira amarangamutima akomeye, bimwe bita inner power. Bazi kuvumbura udushya, ashobora kuvamo umuhanzi, umubarankuru, umunyabugeni. Ni abantu bazwiho kugira umutima mwiza kandi ngo bagira n'amajwi atuje. Ngo biroroha kubaganiriza kubera ko ngo bazi gutega amatwi. Ni abantu bigirira icyizere kandi iyo ugize amahirwe yo guhura nawe ntabwo ushobora kumwibagirwa. Bakunze kugira impano mu mirimo itandukanye, harimo fashion design, abanyamideli, ababarankuru, abanditsi, abafotozi, abafashamyumvire, abayobozi b'amatorero, ba rwiyemezamirimo, abayobora ibirori, abarimu ndetse n'ibindi. Ba Gabriela rero ngo ni abantu aho bageze hose ngo basiga urumuri. Niba abantu bashaka kugera ahantu bagasigaho ikintu cyiza gishobora gutuma utabibagirwa cyangwa se gituma nyine abantu bazahora babibuka. Undi mukunzi wacu yatubaje izina Kayiro. Kayiro ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura ukomeye cyangwa se umuyobozi. Ba Kayiro rero ni abantu ngo b'abanyembaraga, bigirira icyizere kitarimo kwiyemera. Ni abantu bagenda bazi iyo bagiye, bakunze kuba batuje ariko ngo bazi kuganira iyo ubaganirije. Ntibakunze kwerekana cyane icyo batekereza by'ako kanya, bakunze gutekereza cyane kuruta kuvuga. Ni abantu bita cyane ku byo bagiye gukora, bakabitaho umwanya cyane. bakunda kwigenga,
gutekereza, gutembera kuko bakunda kubaka ibintu bikomeye kandi ngo byihariye. Ba Kayiro rero ngo ni abantu bakunda umwimerere cyane. Ba Kayiro ngo ntabwo bahiga urukundo ngo ahubwo rwo rurabahiga ngo bitewe n'uko bagaragara biba bihagije kugira ngo umukunde. Ngo ni abanyakuri kuko bakunda guha agaciro icyubahiro ndetse n'ubwigenge. Yerekana urukundo rwe binyuze mu bufasha, mu bikorwa ndetse ngo no kuba ahari. Bakunze kuba ba rwiyemezamirimo, abubatsi b'inganda, abayobozi, abanditsi, abanyamakuru, abafashamyumvire, abubatsi b'amazina akomeye cyane. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Timeon. Timeon ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura kubaha. Bakunze kuba abanyabwenge, batekereza mbere yo kuvuga, baha agaciro ukuri kandi bazi kubaha. Ngo ntabwo bajya bisobanura ku bantu kuko ngo uko bagaragara birisobanura. Bagira ibitekerezo bibaruta, ubwonko bwabo bukora cyane, ngo kandi buhora bwuzuye ibitekerezo bitandukanye, ngo bagira inzozi kandi bakazikabya. Ngo babaho mu buzima bufite intego, bubaha kandi bagaha agaciro ibyiyumvo by'abandi ndetse n'igihe baba babatakajeho. Bifata nk'abantu bakuze kabone n'ubwo baba bakiri bato. Ba Timeon rero ngo bamenya aho bahagarara cyangwa se umwanya babarizwamo. Ntabwo bavugira hejuru, biyumvira mu mutima, ntabwo bakinisha urukundo cyangwa se ubucuti. Ngo bakunze kuba abavumbuzi, abanyamasiyanse, abajyanama beza, abanyabwenge, abanditsi, abarimu, abayobozi b'ibigo bikomeye ndetse n'abikorera ku giti cyabo. Mu rukundo rero ngo ba Timeon bagira amarangamutima ariko ayobowe n'ubwenge. Ngo bazi kurinda abo bakunda, bagira ibiganiro bifite intego mu rukundo rwabo. Niba abantu mubana akanezezwa no kubona nawe utera intambwe. Ngo bagaragaza urukundo rwabo binyuze mu bikorwa bagukorera cyangwa se muri bya bindi bifuza kugukorera umunsi ku wundi. Aya niyo mazina nabashije kugutegurira uyu munsi, nkwibutsa neza ko niba hari izina ufite ushaka kumenya icyo risobanura cyangwa se imiterere y'umuntu witwa iryo zina, wibuke kuryandika muri comment kugira ngo ubutaha nzarihereho. Wakoze cyane kubana nanjye rero, tuzahure ubutaha. Ciao ciao, ndabakunda.